bwakeye burya di kose umusheri wanjye nambwiye saa 3 saa 4 zikaba zigeze ariko ahantu nta nubwo hasana neza rero Gerard sinzi ibyarimo kamanyeza keyoda tanyuzamo n'ijisho rwose kagere vuba ngo bite mbangura tanyuzamo ijisho uyu mukobwa dore bagenda bareba ahantu hose barebuzwa n'utu twatsi Gerard rwose nawe agereye isubiro ngibi nazabivamo muha amafaranga yawe ndakubona rwose mu isura nshya ya Gerard rwose nizere ko ibi bintu bizahoraho rwose ibintu bizahore ako se wabaye iki shabyo rero wamuhunguye akazi niko nabimenyereye kari akanjye wanduhuye se bimenye mbene niyicariye ahubwo se ntasiga turi kundebera shanye uyu munsi mfite umushyitsi kandi rero ntabwo wari uhari sinenda bigenze ufite umushyitsi none niyo mpamvu wakubuye ashyitsi dufite inanga gusa Gerard utamenyera tukugira ni buri gihe nuko ari umushyitsi nari mfite ahubwo sha ninakira ngo nduhuye barakora nakira umushyitsi saka kandi kozora naniwe koko adasanga haritegura da aho se simbona wari unaharangije ariko uyu mushyitsi cyagira ngo ajya kunda kugaruka maze ujya unduhura dore wari warihungije umukubuzo ibintu byose warabimpariye utuntu ndatuyorera hera kanzana utuntu two kutuyoreraho ariko rwose mu rugo bimeze bite neza kumurutanganiza ukaba uri kwirebera amafoto vipi ngaho reka mbunyareke ariko se ushize twumvikanye ko ibi bisatsi ugiye kubihinduza ariko ugasukisha nabonye tukiri twiza ndavuga ko mbe ndoretse njye imisatsi rwose ntabwo nyikunda ugomba kuyihinduza si twiza nyine ni twiza kubera turi kuri wowe nta kibazo ubwo byanze nzabikura siko byemeye ariko sheri hajya akaseka akapatara wambaye ngo kitwa ngiki kitwa high waist high waist gusa utanu uzagaruka nako ndikunda ari keza ariko nazagaruka nyine ariko nambara kagakanzu kamwe ngo rero twagigise kankari kagera nkaha kera kagaruka kagakanzu gakunda kuri kandi bakakubereye kwari gato cyane nagagatari kageze ni gatoya ako nta kibazo nzaka nuzaza ukambaye hari igihe guteganyirije uzaba urabireba siko twakoze ibindi tukareba kwifotora twifotora ako we n'uwa mushyitsi wawe ako we ufise amakuru ya mukaya amakuru y'ibikize ibaba we neza jere ni kuri radiyo byagenze ute ucikumwe tukari n'umunyamakuru mbivuyemo ariko umenya baragiye kubivuga ariko niba mwumve yawe birarangiye bagiye kubivuga muri make ariko nanjye mbabwire muri make siko bimeze hari umukobwa ngo wagiye kurega umuhungu ngo yagiye kumusura ngo ari abasheri bageze ngo amutere inda ngo uwo muhungu ugahita yihakana ngo umwana ngo umukobwa aravuga ati nta hantu nkuzi none ngo yagiye kumurega ayo makuru mwumvise biciye kuri radiyo ngene ni kumva radiyo aka kanya muri make kumva bigiye bibaho se akamwe hakana mwagiye kumusura ngo ari sheri we sheri wigwita ko ayo makuru ahubwo reka mubaze ngo ayo makuru ko ari kuyatubwira ariko mva n'ibiki bigiye kutumarira ajye kubamarira nyine nayo njya kuyababwira kugira ngo nyine mwumve aho amakuru ageze ariko rero byaba byo ntabwo ndafite ishingiro nje ndakubwiye ngo yagiye kumurega umwana koko ntabivuze neza naho ubundi mwingo da byabagirira akamaro byabagenda ugenda urakoze ni ukuri da hari icyo byabafasha genda urakoze ni ukuri reka tuvugane ni ukuri da reka mvugane n'uriya mugabo ko nta mwana by'umwihariko mu ikipe ya Simba
Abasabandi ukuza kumbwira amakuru aramutse n'ibijana byari gasaye maso. Nk'ubu moye iki koko? Oya nk'ubu moye iki? Akose hagarara ahangaha, hagarara ahangaha. Oya nk'ubu moye iki? Urebye ukuntu kari kwicaye. Urebye ukuntu kari kwicaye. Nise kubabwira amakuru yabagira akamaro ni ikosa maze. N'undi munsi iki umukobwa yaje kunsora. Ntabwo yemeye kuvuga ibintu byo gutera inda cyangwa se ibintu bijyanye n'abantu bateranye inda, ibintu bijyanye no gutera inda mbese. Ugomba kubyibagirwa. Ese ntibyafasha kwirinda? Reka nkubwire ibyo byo kwirinda no kutirinda ntabwo ukora mu kigo nderabuzima urumva ntabwo ari wowe icyambere utanga amakuru y'abirinda n'abatirinda kandi jera ndi no kwihuta nongeye kubona hari amurisoro urumva nongera kukubona mvanira ubuzuru mwiza genda sha amatwari mu rupfu saro bari gushuka jewe mukobwa abo bahungu bashaka kugutera inda ibuka kuvuga uti akaribu kanjye kazaba ari keza umva mubwire mukobwa hakanira abo bahungu bari kugushuka bitwaje kugutera inda ntabwo bagukunda bakunda ibyo ufite bari kugushuka ari muri sa ibuka kuvuga uti jewe mukobwa wiba igikoresho cy'abahungu ibuka guhakana akaririmbo kazaba ari keza kazaba ari keza cyane amafoto ye ntabwo nayakunze rwose ubundi mwayifotoje ibyo niyo buri turi ku Gisenyi ku Gisenyi ku mazi afoto nakunze ni aya gatatu iyi ariko uretse nzi gato umva nkubwire mukobwa hakanira abo bahungu kanangire muri buye bakire kureba gutya akoshyira ubundi urumva cyangwa nabwo kombona ufite amatwi n'ibiki ko nari amatwi njye ndi kuririmba ko nshaka kuzajya muri studio nkakira akaririmba ubwo mwereka kukubwira mpagaze hari ikintu nakubwira wabwiye gusingabuka muri sale ubwo ndi kubyita na kera kandi ari nyuma y'iminota mikeya nta n'iminota 30 yari yacyo nyine wabwiye ngo njye singaruka muri sale nese abo bakobwa ni bari bamushukisha ibintu icyambere mubwire cyane nakwisha ibintu byo gutera inda ahangaha ndi kumwe n'umukobwa reka mubwire twumvikane nka petit frère cyari petit frère ariko ntabwo ndaguhereza ninongera kumva ijambo uvuze ryo gutera inda urumva nese hari dushaka gutera ibyo nibanga ryanye ngiyewe kara karimbo nari kwiririmbira ushinzwe kubimenya ka karimbo nari kwiririmbira kantuza ndi kwiririmbira utuntu twagucya se ibintu mwigeze abakobwa babasura mubatera inda ibintu mwigeze ndabibaca uzi ko ushobora kumutera impanga wowe hakanira abo bahungu kakaririmbo zakajyana muri studio ariko rero uriya mwana ibyo ari kuvuga nibyo ariko ubundi watahara reka nigende bitavaho bimbera ibibazo shiri kwaguruka se ndatashye uratashye oya natinze ndatashye nzagaruka basi sibyo ni ukuri nzagaruka ariko basi iminota mikeya iminota icumi oya ndatashye barantumye bagiye kuntumva barampamagaye ngo barankeneye utunota no duke tune twonyine tune turarangira umperekeje sibyo uba azi utunota two mu nzu bya nitwo tuba ari na twiza yego utunota two mu nzu nitwo twiza oya nta kibazo subo uherekeze byose bishirari jera Kriana nanga kanya ndi kurimba karimbo nshaka kuzajyana muri studio gusa uzi kuririmba wemeye reka karimbo kanje ni sawa uzajya ujyana uri kitwa bahakanire abahakanire kitwa bahakanire hakanira abo bahungu bari kugushuka n'ibindi indirimbo impuzamahanga none se uzajya muri studio ryari muri studio se nta kuzabwira mukuru wanjye akampa udufaranga nkajyayo nimba azatuma sinzi uzi
n'ujya muri studio uzambwira nzagutera inkunga ingo ha tumvara sawa 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 sha urakoze rwose rwose ha twako ngiye kuba umuhanzi we nongeye kwandika imizigo myinshi aka karimbo kabahakanira ko kazabakuramo ndakubwira